shauri kuri sawa kabisa. Huyu Yesu ishoti magara iwe dazihamya ibabazize gira ku kibiganza kuri umuntu uri muri cyane icyo kiganza cyerekeze ko mwicaranye mubwire ngo Imana igomba gushaka waje gutabara Imana. Yesu Kristo shuti magara umuntu mwicaye nataguye ikiganza wimuke iyo bafite n'ibiheko yazanye ubona wicaye n'umuntu kuva kare ntake ntari gukoma amashyi ntari gusimbuka ntari kuririmba ntari kugusuhuza ntari kukwifuriza umugisha ufata agatebe kawe ufata n'ibiriya yawe wimuke yego kabisa. Tugiye gusimbuka yego wayibone se sawa Urera
turaza guhanura muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Muhobere cyane mubwire ngo itegurire ibisubizo, itegurire ibisubizo, wakire zose mu izina rya Yesu. Muhobere cyane mubwire ngo ndagusengeye mu izina rya Yesu. Ndagusengeye mu izina rya Yesu. Wakire zose. Amen. Twizeyima abahagaze abicaye mu bihuriro ntibitabuza kuvuga ngo iri joro ngomba guheka ibisubizo by'abasenga. Ntibitabuza kuvuga ngo iri joro ngomba guheka Ay,